ibibazo bitatu umuntu abazwa iyo ageze mu mva. Umwana wabyaye nagera mu mva bakamubaza ngo man rabbuk, waramwigishije Imana yakayimenya koko byanyabyo, akamenya agaciro ka la ilaha illa Allah, agasubiza ngo rabbi Allah, Imana yanjye ni Allah, wallahu uzabumuhaye kado irenze kumusigira umurage w'amafaranga. Umurage w'amafaranga wamusigira ashobora no kuwurwaniramo nawe wavindimwe bakabyicaniramo ntihagire n'ubibona. Ariko gusiga umwigishije Allah, ukamwigisha tawhid, ukamubwira ati la tushrik billah, ntuzabangikanye Allah, wallahu niyo musanzu ukomeye cyane umubyeyi yahereza umwana. Wadhalika Luqmanul Hakim alayhi salatu wassalam, igihe kimwe yabwiye umwana we aramubwira ati ya bunayya la tushrik billah, yewe umwana wanjye uramenye ntuzabangikanye Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun azim. Mukuri kubangikanya Imana, kujya mu bapfumu, kujya mu barozi, kujya biriya byose la dhulmun azim, niyo mahugu arenza andi mahugu yose abaho, amahugu arenza andi mahugu yose abaho. Mwenyezi Mungu aravuga ati alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, babandi bemeye Imana ntibambike imani yabo, ntibemere yuko bayambika umwambaro wo kubangikanya Imana, ulaika lahumul amnu, abo nibo bafite amahoro ku munsi w'imperuka, batazigera bajya mu muriro wa jahannam. Babandi bazemera Allah bakirinda shirki, Mwenyezi Mungu azabarinda jahannam. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ndetse Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaciye iteka ko aribo bazaba barayobotse inzira ya nyayo. Utazakora shirki, igisha umwana uburemere bwa shirki, ububi bwa shirki, umwigisha ibangikanyamana icyo ari cyo. Ibangikanyamana rikuru n'ibangikanyamana rito. Hari ibangikanyamana rito y'abayisilamu tugamo nko kurahira ku kindi kitari Allah, umuntu akarahira ku kindi kitari Allah. Hari abantu barahira ngo ndakabura umwana nabyaye, ngo ndakabura umubyeyi wanjye. Izo ndahiro zose ni shirki ntoya, iyo uyipfanye nta tawubu ujya mu muriro wa jahannam wal iyadhu billah. Mwigisha abana banyu bamenye tawhid, bamenye Allah, bamutandukanye n'ibindi bitari we, bamuha ubumana bwe, bamusenge wenyine. Mwigisha abana banyu sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, sunna za mbere yo kuryama. Fata umwana wawe akaboko mbere yuko aryama, umusomesha idumu, ubwira ati vuga ati bismika Allahumma amutu wa ahya. Buri munsi mbere yuko umwana aryama iyi dua ajya yisoma uri kumva, asome cyane. Mwigisha abana banyu mbere yo kuryama basome aya ebyiri za nyuma ya suratul Baqara, izidusome mu swala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kugeza kuri la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Izo aya mubigisha yuko iyo umuntu azisomye mbere yo kuryama ziba zimuhagije mu ijoro ryose, ziba zimuhagirije ibintu byose byamugeraho, ni protection kuri we. Mwigisha abana mbere yo kuryama ko basoma ayatul kursi, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum, mbere yo kuryama. Mwigisha abana banyu yuko mbere yo kuryama agomba kuvuga ijambo subhanallah agasubiramo inshuro 33, alhamdulillah agasubiramo inshuro 33, Allahu akbar akabivuga inshuro 34 nkuko biri muri hadith. Aho ni mbere yo kuryama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar inshuro 34 mbere yo kuryama. Bitandukanye hano nyuma yo gusari ho ni 33 byose ku nshuro y'ijana ukavuga la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yewe mubyeyi haranira yuko umwana wawe yiga suratul Fatiha alhamdu ari we wa mbere uyimwigishije. Umubyeyi yarakwiye guharanira kwigisha umwana wa alhamdu nta handi hana arayiga, apana kumwohereza ku musigiti ngo ariho bayimwigisha bwa mbere. Wowe reka nkwereka akamaro ko kuba ari we wa mbere wayimwigisha. Buri uko azayisoma ari gusari uzajya wandikirwa thawabu, uzajya wandikirwa ibihembo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abana banyu mubaho umwanya abayisilamu, niyo waba uri bize gute ufite akazi kenshi, fata iminota mike mbere yo kuryama wicarane n'umwana wabyaye, umuganirize ku buremere bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ku buhambare bwa Allah, ku bukuru bwa Allah. Umuganirize ku byiza bya aljanna, umuganirize ku bibi by'umuriro wa jahannam n'uburyo umuriro wa jahannam uteye ubwoba. Umutinyisha Imana, akura ari umwana ukundisha ubuyisilamu. Wallahi nta murage wahereza umwana nko kumwigisha tawhidi na sunna. Umwana wawe mbere yo kurya ujye ureba yuko yarishije indyo, mbere yo kurya urebe yuko yavuze bismillah,
mbere yo kurya umutoze ko agomba guhera imbere ye, nataruka umubwira ati hera imbere yawe, risha indyo, vuga bismillah. Ingo zacu tuzirinde imiziki, wallahi nibwo imani izazamuka. Urugo rurimo imiziki ntabwo imani izamuka abadan. Muhora mu ntambara zo kurwana na imani ngo muyizamure nayo ikamanuka, kuko ntabwo umuziki uhura na Qur'an. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Mukundisha abana banyu Qur'an, nibaramuka bashyize mu mitwe yabo Qur'an bazumva n'ibyo mubashakaho byose. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagereranyije umutwe utarimo Qur'an nk'inzu y'itongo abantu batabamo bimutse bavuyemo kera. Umutwe utarimo Qur'an, abana mu gihe bari gukura mu myaka 6, 7, 8 mubayifazisha suratul Baqara na suratu Ali Imran. Izi ni baraka. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam fa inna akhadhaha baraka, kuyifata mu mutwe suratul Baqara ni imigisha. Niba ushaka umwana kumuha umugisha uzamukurikirana ubuzima bwe bwose, nayifazi suratul Baqara mbere yuko agira imyaka 10. Umwana umutwe ubukiri sharp urafata, ariko uzajya usanga imitwe y'abana yuzuyemo imiziki gusa. Mubigisha Qur'an mbere y'imyaka 10, umwana ayifazi suratul Baqara, ayifazi suratu Ali Imran, ayifazi suratul Fatiha. Izo ngize 3: Alhamdu, Al-Baqara, Ali Imran. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo kuzifata ni baraka, wa tarkuha hasra, ni gihombo kuzireka. Umwana azaba ari mu gihombo gikomeye. Umwana wawe nagera kuba myaka 15, 10 izi sura ntazariga. Imyaka mitoya ni umwana yigira, niyo ku munsi yazajya yifazi ayimwe igihe kizagera zirangize. Ntabwo ari mpaka gufata byinshi. Ayimwe ayisubiremo kenshi, ayisubiremo inshuro 50, umubarire ngo rimwe ayisome, kabiri ayisome, gatatu, muzajya mugera ku nshuro 50 aya yagiye mu mutwe. Suratul Baqara na suratu Ali Imran. Paka Mtume sallallahu alayhi wasallam avuga ngo wala yastati'uha al-batala ay as-sahara, abarozi n'abapfumu ntabwo bajya bazibasha izo sura. Ku muntu uzisoma ntibamubasha. Mubatoza abana banyu tauhid, mubatoze sunna. Mbere yo kwinjira mu nzu umwana mutoze kuvuga bismillah, mu gihe avuye hanze avuga bismillah mbere yo kwinjira mu nzu. Mbere yo kwinjira mu bwiherero mu mutozi dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Izi dua zose abana bazige bayisilamu. Utoza umwana wawe w'umukobwa gukura ari umwana ufite isoni, atari umwana uvuga mu bantu cyane, asakuza mu bashyitsi, mu mutozi adab. Kandi ikindi muri tarbiya mu makosa dukora nukuzana impuhwe nyinshi cyane ngo kuko ukunda umwana cyane ngo ntibamukoreho. Ibyo akora byose ati nimukore ku mwana, kumva uri kumwica miskino utabizi. Igitsure kiba gikenewe ariko kitari cyo gukubita ngo uvunagure. Igitsure yakoze ibitari byo ukamwereka igitsure kutishimye nk'umubyeyi kugira ngo azaguheshe ishemejo. Tarbiya hari abari gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo barangize generation, bamamaza ubwangizi bwose muzi bubaho. Natwe dushyiremo imbaraga nk'abayisilamu kugira ngo dutunganye abana bacu bejo. Tubatoze gusarira ku musigiti abana b'abahungu iswale 5, tubatoze ko iswale y'umugabo ari mu musigiti ntabwo ari mu rugo, bakure babizi. Iswale umuntu akoreye mu musigiti hari uburyohe bwayo yumva utabasha kumva uyikoreye muhira, cyane cyane ku bagabo. Abana b'abahungu bakure basarira mu musigiti. Salatul fajr bayilazime mu gihe umwana ageze mu gihe cyo hejuru y'imyaka 12 kuzamuka, mutoze salatul fajr kuboneka. Umwana nicyo gihe azagusomera idua nuba warapfuye, avuga ngo Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Izi dua bazazigusomera ko hari icyo wakoze, wabashyize mu Islam, akundisha ubuyisilamu. Imihango y'abazungu n'ababangikanya Imana muyibangishe, mabwira ati ntabwo ari ibyanyu, mufite ibyanyu. Umwana ajya afungura umusafu buri munsi asome, niyo yaba ari page imwe asome, niyo asoma areba hari icyo byoza mu gituza, mu bishiko yirirwa nyuramo byose. Mubabwira uburemere bwa la ilaha illallah, mubwira abana agaciro k'iri jambo, uzarivuga agapfa kirifite yararivuze rivuye mu mutima ko ari itegeko kwinjira muri aljanna. Wallahi ibyo ngibyo muri mubikora muzaba mutsinze hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Icyo rero nicyo nabagiraho inama insha Allah. Sinzi niba hari ufite icyo yabaza kuri ibi tuganiriye bike kugira ngo ntababwira byinshi cyane nkababuza gahunda zanyu mwari mwifitiye insha Allah, nanjye kugira ngo nanjye njye mu zindi nshingano zanjye insha Allah. Twafata wenda nk'ikibazo kibaye gihari
waba ufite icyo yashaka gusobanuza yasobanuza nta kibazo kimwe bibiri yaba bitanahari tukaba twasoma idwa insha Allah tukigendera. Naam. Naam. Wenda kino mu Islam kijyanye na safari. Naam. Umuntu kugikigaragaza safari yebe. Naam. Umuntu awikigaragaza ugesera. Yasari safari. Imam abaje ikibazo kijyanye no gusara safari. Sari swala y'umuntu akora iyo ari ku rugendo, buryo umuntu asara ari ku rugendo, kugabanya iswala zose zifite rakenye ukazisarimo rakebyiri, no gufatanya iswala ibyo bita al-jam'u, dhuhr na asr ukabifatanya, ndetse na maghrib na isha ukabifatanya. Ikibazo nk'iki ngiki iyo tugisubiza tureba ese ubundi uvuye hano ukagera i Kigali harimo ya masafa bamenyi bavuga, harimo ya distance, bwa burebure tugenderaho ku bipimo bagiye batanga kera babihuza n'ibipimo by'aka kanya bakavuga ibirometero birenga 80 cyangwa se 83 na 4 na 5 kuzamuka. Ese ibyo birometero byaba bigera turamutse tuvuze ngo dupime kuva hano umuntu agera mu mujyi wa Kigali? Twabanza tukibaza icyo kibazo. Ibirometero biba bitagera abamenyi babona yuko salatu safari icyo gihe utemewe kuyikora. Abandi bamenyi bagendera kuri mashaqqa bavuga bati tureba ingorane ziri muri urwo rugendo, bigaterwa n'umuntu ikinyabiziga ari bukoresha. Urugero wenda ikinyabiziga cy'umuntu ikaba ari igare, kandi icyo kinyabiziga cy'umuntu kigare bikaba byamugora mu gihe yabagiye Kigali kubahiriza za swala nkuko zimeze ndetse no ku musigiti. Abamenyi bakagendera kuri izo mvune z'uwo muntu bakamworohereza ko byemewe. Ariko imvugo ngende kumwe nayo mbona yuko inafite imbaraga wallahu alam no kureba ibirometero no kureba uburebure. Iyo uburebure bugera bwa biriya birometero 85 cyangwa se na 3 kuzamuka cyangwa na 2, icyo gihe ubuyisilamu bworohereza abantu ko bakora salatu as-safar. Ikindi ariko abamenyi bakavuga yuko biterwa na uburyo ubona izo mvune, kuko hari uvuga ati ngewe nibwo byaba ari ibirometero 100 ntacyo bintwaye. Iyo nkandagiye imodoka yanjye mu gihe cy'iminota 20 15 mba ndi Kigali kubera ukuntu ngenda, cyangwa 30, akavuga ati la nta by'isafari nasari. Aho nanone uwo muntu afite ukuri igihe kuri we abona yuko icyo ngicyo atayibara nk'urugendo, nubwo kugendera ku ruhushya rw'Imana ari abamenyi bavuga ati nibyo byiza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arishimiye umuntu yubahirije uruhushya rwe yatanze rwo gufatanya izo swala, ariko kuzifatanya tugomba kureba ibyo birometero niya birimo, iyo bitarimo ntabwo zifatanya. Kandi ahantu hose udasari salatu safar no kureka gusiba ntabwo byemerewe. Kureka gusiba Ramadan, kwa kundi muri Ramadan umuntu arya ku manywa kubera ko ari ku rugendo, urugendo rwose utasarimo salatu safar no kureka isomo ntabwo byemerewe. Ubwo rero no kureba kwanza ese uru rugendo rwo kugera Kigali bira birometero birimo 80 na bibaye bitarimo, ubwo icyo gihe ntabwo salatu safar ihari. Amma bibaye birimo, icyo gihe uruhushya rushobora kuba rwagaragara. Icyo nicyo navugaho, wal ilmu inda Allah. Reka twumve. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. 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 Barakallahu fika, Allah kwishimire. Ikibazo bajije ukibajije abayobozi bahari, icyo ngicyo inshallah buriya baraza kukiganiraho, ndetse nawe baze kuguhamagara. Bari kubaza ngo bafite imyaka ingahe? Ubwo inshallah umuyobozi w'akarere yabyumvishe, imamu mukuru imamu mukuru yabyumvise, ndetse anakuyoboye kuri imamu w'umusigiti. Imamu w'umusigiti n'uyu uri kumwe na shekhe. Ibyiza nuko ikibazo bajije abayobozi banyu bahari baraza kandi kugufasha inshallah bigende neza, ko umubyeyi wese arishimiye abonye abana biga Qur'an. Fadhal, reka twumve ura muvandimwe mpira w'umukara. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.
naam 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 muri aya zivuga ku muziki Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani yashizemo aya zirenga imwe zivuga ku muziki no muri zo harimo aya iboneka muri suratul Luqman abamenyi bayigenderaho aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo wa minan nas man yashtari lahu alhadith no mu bantu harimo abagura Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo harimo abantu bagura ijambo yashtari abamenyi ba tafsiri baravuga bati rishobora no gukoreshwa havuga abagurisha abagura n'abagurisha byose biremewe hari abantu bagura cyangwa se bagurisha amagambo adafite agaciro Allah subhanahu wa ta'ala yise amagambo adafite agaciro qala al-mufassirun abamenyi ba tafsiri bavuga yuko icyo Allah yaragambiriye ni umuziki uko niko iyo aya yasobanuwe na Ibn Abbas kugeza ubwo Ibn Mas'ud we yaranarahiye ati wallahi ni umuziki wavugwaga hena niwo wavugwaga kandi bano n'abasobanuzi ba Qur'an Ibn Abbas na Ibn Mas'ud ni nabo tugenderaho iyo dushaka kumenya Qur'an kuko n'abanyeshuri b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam basobanuye aya bavuga yuko Mwenyezi Mungu abo yavugaga ari babandi bagurisha ibikoresho by'umuziki bimaana niba muri aya Allah yaravuzemo ibikoresho by'umuziki ntabwo yabivuga binenga umuziki wemewe yabivuza binenga kuko n'umuziki ntiwemewe nyine kadhalik no mu hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iboneka muri sahih al-Bukhari ikaba ari hadithi Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo hari igihe kizagera abantu yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif iyi nayo ni hadithi yakiriwe na Bukhari ikaba ari hadithi iri muri muallaqat za sahih al-Bukhari kandi muallaqat za sahih al-Bukhari abamenyi bemeje ko ari ukuri izo hadithi za muallaq mu gitabo cya Bukhari iravuga ngo mu bantu ari igihe kizagera abantu yastahillun bazaje bahalalisha cyangwa bazirura bavuga ko byemewe nta kibazo igihe kizagera imeruka niba yegereje abantu bazirure inzoga bavuga ngo ntacyo zitwaye bazirure harir kwambara harir ku bagabo kandi uw'islamu bitubuza hari igihe kizagera abantu bazirure n'ubusambanyi bavuga ngo ntacyo butwaye abantu babone ko nta nicyo butwaye yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra al-hira n'ubusambanyi wal-harira wal-khamra wal-ma'azif nanone mu byo bazazirura harimo ibintu bijyanye n'iki n'imiziki iyo nayo ni hadith igaragaza ububi bwawo kadhalik ikindi nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu amuvugaho muri Qur'an yavuze yuko amagambo abwira abantu ntabwo ari sha'ir ntabwo ari umusizi kandi mu basizi harimo n'abakora imiziki kuba ubwabyo mutume sallallahu alayhi wasallam atarigeze akora igisigo na rimwe bisobanuye ko umuziki wo ni mimbabil awla ntabwo yigeze awukoraho ikindi kandi Mwenyezi Mungu aratubwira ngo laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana mufite urugero rwiza mwebwe abayisilamu mugomba gukura ku ntumwa y'Imana iyi aya ikisobanuye qala ibn kathir rahimahullah muri tafsiri yaravuga ngo ikigamijwe nuko mtume sallallahu alayhi wasallam tugomba kumwigana ku gato no ku kanini nibwo tuzabaho neza ubwo tugiye kumwigana ku gato no ku kanini tukibaza ngo yaba yarigeze akora imiziki ntayo yakoze ubwo nuvuga ngo inzira ye no kutayikora iyo niyo dukurikira niba atarigeze afata umwanya ngo akore imiziki cyangwa yumviriza nayihereza umwanya ntabwo natwe tubijyamo kadhalika ikindi kintu abamenyi bajya bavuga nuko shaytani muri Qur'ani mu byo yasezeranyije Allah iyo aya iri muri Qur'an yanamusezeranyije yuko azagerageza kuyobya abantu akoresheje amagambo ye abamenyi ba tafsiri bemeza yuko amagambo ya Iblis harimo n'amagambo y'imiziki Iblis ashigikira cyane ziriya ngoma n'injyana ari nazo zavuzwe muri suratul Isra ayirimo ishimangira yuko Iblis mu byo azagomeshaho abantu harimo kubakundisha ibintu by'injyana zavuzwe muri Qur'ani zose ni adilla ikindi abamenyi bajya bakunda kuvuga muri dalili tugenderaho nka gihamya uwakubwira ngo mu minota yawe ya nyuma yo gupfa upfira ahantu hacanye umuziki cyangwa upfira ahantu hacanye Qur'ani wahitamo iki la shakka nta gushidikanya niba utakwemera gupfira hari abiriye nuko nawe ubona ko birimo akantu tu icyo ubona nawe utakwemera kugipfira mu kubwira ngo twari imodoka n'uyo twari imodoka uyu nguyu imodoka yikora accident malakul maut amutware hacanyemo Qur'an nuri yakora accident malakul maut amutware hacanyemo umuziki wagendana n'uwe wagendana n'urimo Qur'an abatwara imodoka muzashyiremo Qur'an wongera ushiremo umuziki ubwayo uzumva itandukaniro hari n'ituze wumva iyo harimo Qur'an ntabwo mbatumye ngo mugende mu ucana ariko n'urugero n'ingero ndi kubahereza
uri kugenda yumviriza Qur'an tuze yumva ntabwo umuziki yawumva. Ikindi umuntu urwaye amashayitani iyo tugiye kumuvura mwari mwabona umuntu tumukiniramo umuziki ngo niko turi kumuvura. Ahantu mujya mubona bavura umuntu urwaye amajini n'amashayitani mwari mwabona bacana umuziki. Niba se hari icyo maze kuki batawucana kuki bamusomera Qur'an wahakadha. Mwenyezi Mungu ngo inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Iyi Qur'an niyo bora abantu kubibafitiye akamaro birenze kubyiza birenze byose kuki hatavuzwe umuziki. Izo zose ni adilla. Wadhalika Umar yigize kumva umwe mu bana ari kuririmba abiyat shi'ri ari kuvuga ibisigo nta n'umuziki urimo ibisigo gusa. Ararakara cyane abwira umubyeyi we ngo yuza kumwigisha Qur'an mu kimbo cya bino bigamba ari kuvuga. Wadhalika abasahaba ntabwo bigeze baha agaciro birabintu. N'ibisigo harimo abasahaba bumvaga ari ugutigiye. Nubwo ibisigo byo biremewe igihe hatarimo amagambo arimo ibyaha. Ibisigo ni amagambo gusa atarimo injyana. Wahakadha. Bityo rero hari n'abandi bifashisha adilla buretse hari abifashisha ngo se ko mutume kugiye cyo mu musigiti higize kwinjiramo abantu bari kubyina ntiyababuza, ndetse n'abinjiye mu nzu ya mutume baririmbiramo abana b'abakobwa ntiyababuza, kandi izo hadith nazo zikaba ari ziri sahih. Ubwo si gihamye igaragaza ko ntacyo twaye umuziki. Naam, muri Sahih al-Bukhari hadith zirimo kwigiye kimwe haje abantu babyinaga za mbyino z'abahabsha. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam irabareka. Kadhalika Aisha shano kubireba ibyo bari gukora mutuma kura kugira ngo areba no mu nzu yo ku munsi w'Eid abana b'abakobwa bararirimba. Abu Bakr Siddiq araza ashaka kubasohora mutuma ati bareke biririmbira uyu munsi n'umunsi wabo. Abamenyi muri izi hadith barazisobanura bakavuga bati abana b'abakobwa bataraba baligha batarakura bakiri bato b'imyaka 7 8 9 ntacyo bitwaye kuba bashobora kuba bagira gute baririmba amagambo adafite aho ahuriye n'icyaha na kimwe. Indirimbo ziri aho ngaho bajyaga bakora z'ibisigo, ibisigo bijyanye no kuvuga sifati za mtume n'ibindi bitandukanye cyangwa se bijyanye na sunna zikubiyemo ibintu byinshi nk'ibyo. Iyo ari abana bato apana abantu bakuru icyo nacyo tugomba kugisobanura. Kadhalika mu bamenyara abasobanura ko bari ababyinaga impamvu mtume atayisababuza no kubera yuko muri bo abenshi bari abantu babinjira dini bataramenya ubuislamu. Intumwa y'Imana ibibaretse kugira ngo izagende bibakuramo gake gake, kuko mtume sallallahu alaihi wasallam hari ibintu yagiye abona yanga guhita bibuza kugira ngo agenda bikosora gake, kuko abantu harabinjiraga idini ako kanya batabizi. Nko muri hadith ubwo yavuze ngo iyo bitaza kuba Bakurayisha aribwo bakinjira idini nari gusenya Kaaba nkongera nkayubaka, ariko natinye kumanura inkingi zayo kubera ko abantu bashobora kuvuga ngo noneho ibi ni biki. Mtume yitaga kureba ubumenyi bwabo yigisha. So ikiriho rero nuko inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yadusigiye Qur'an, adusigira sunna, araduhamagara ngo ni mubikurikira ibi ngibi muzayoboka. Ajya no gupfa yaravuze ngo mbasigiye ibintu bibiri ni mubikurikira ntimuzayoba. Yaravuze ngo Qur'an na sunna, ntabwo yigeze ashyira mu muziki. Iyo uza kuba nawe uhari yari kuwuturangira. Haruvuga ngo ariko imiziki irimo inyigisho, nta nyigisho na zimwe ziba mu muziki zirenze ziri muri Qur'an no muri sunna. Genda wiga inyigisho ziri muri Qur'an ziraguhagije n'iziri muri hadith, nta nubwo uteze kuzirangiza. Amwe biri mu muziki nibyo kugomesha abantu, utangira ujyamo gake gake bikarangira ugiye mu wundi uzamura shahawa z'umubiri n'ibyiyumviro byo kwifuza, bikarangira ugiye mu byaha. Khasatan turebye mu bihe byacu imiziki ikorwa, message zayo inyinshi n'iz'ubusambanyi n'inzoga n'ibindi n'ubujura n'ibindi bintu bigiye bita no gushirika isoni. Nta nyigisho wavuga nzi bikuyobora ku Islam ntabyo. Qur'an abayisilamu iraduhagije na sunna, uzabikurikira zayoboka, ntabwo dukeneye biriya bindi. Yakfi, ibi biraduhagije. Qur'an na sunna n'ibikorwa by'abasahaba yakfi. Ubundi warangiza ugashaka riski, ugashakira umuryango wawe. Abana bacu bambara ubusa bagashirika isoni ari abakobwa, abenshi babikopera mu byo babona mu ndirimbo. Ntugira ngo babikopera muri Qur'an ibyo bakora bibi, abadan babikopera mu miziki, kuko misiyo y'imiziki mu birimo harimo kugomesha abantu no kubayobya. Niyo mpamvu mu Islam yarakwiye gushyira imbere Qur'an na sunna, akabikunda, akabyiga, akiga Qur'an, akiga hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi nibyo birimo intsinzi, nibyo birimo intsinzi. Naam, naam. Aywa, hari na filme nazo ziba zikeneye ko munazivugaho. Musalsalat, ano masera abagore birwa bareba manywa nijoro, cyane cyane mu Tanzania, i Nigeria. Hari byinshi byabaye n'impamvu yo gusenyera ingo z'abantu benshi. Umudamu akirirwa ari byo areba, ubushizi bw'isoni yigama akajya kubukora ku mugabo. Ibi birahari nabyo. Abayisilamu nyine bagomba kwiga ibi byose.
ibi birabagomesha ntibagire umwanya wo kwiga hadith zigisha uburyo umugore yitwara, ahubwo bakirwa biga n'ibyo biga mu Nigeria n'ibitanzania n'ibiswahili n'ibiki byose bira bifilime byabo. Ibi byose ni ugutakaza igihe abayisilamu. Abadamu bari bakeneye kwiga Quran, bakiga na sunna, bakiga na sunna. Hari abamenyi batanga uruhushya ko bashobora kureba ziriya filime zikinwa zirimo amateka, barahari babona yuko ntacyo bitwaye kuba babireba. Abandi ariko bakabibuza bakavuga ati bari babikina ubwabo, harimo ababikina ari abanywi b'inzoga ari abasinzi, akabikina yise Abubakar n'undi akabikina yise Umar. Gusa al-muhim ahamshe icyo twatanga inama nuko abantu bahe umwanya idini bayige, bareke gutakaza igihe cyabo muri biriya bintu bayisilamu, bareke gutakaza igihe cyabo muri kuko nta kamaro bifitiye umuyisilamu gakomeye. Ntako nta stress bira byakuvura irenze iyo Qur'ani kuvura. Umudamu ari kwiga biriya na juz amma nta mwanya yifitiye, ahubwo ari kwirirwa yirebera biriya. Biga juz amma bayirangiza, niba mara kwiga juz amma bibiga ibisobanuro bya juz amma byose birongera iman, bibongereye gukunda Imana n'intumwa yayo. Biga amateka y'abagore b'intumwa y'Imana, ibitabo birahari bisobanuye mu Kinyarwanda. Igitabo cya Al-Kabair kirimo ibyaha 80 bikuru mu Busilamu bamaze kugishyira mu Kinyarwanda, bakige bakimenye. Biga igitabo cya Riyadus Salihin bagishyize mu Kinyarwanda. Buri munsi umugore agira gahunda yo gusoma hadithi niyo zaba ari 50 n'ibisobanuro mu Kinyarwanda, urebe ko ubumenyi butiyengera na Imana. Biga igitabo Bulughul Maram cy'amategeko ya fiqh guhera ku swala gukomeza kiri mu Kinyarwanda, hadithi 1400. Igitabo kirimo Rawdatul Anwar kirimo amateka ya Mtume kuva avutse kugera apfuye bagikiza mu Kinyarwanda. Ibi bitabo byose birahari, babyicarane babisome, bakurikire chano ziri amawiza ni dini bayimenye, bareke gutakaza igihe cyabo. Wallahi al-umru qasir, igihe cyo kubaho ni gigufi. Urangarira muri ayo mafilimi igihe kikagenda ukarinda upfa ntacyo uzi, kandi uyu myaka tuba ku isi tuzayibazwa ibyo twayikozemo. Wallahi buri dakika yose ibyo wayikozemo uzabazwa. Hadithi rabaho nta muntu uzashingura ibirenge imbere ya Allah tarabazwa ibibazo bine. Wa an umurihi fima afnah, bazamubaza ku myaka yose yamaze ku isi niki yayikozemo. Ntabwo uzavuga ngo warebaga amaseri y'abanyaturikiya n'ibindi, bira nta kamaro ku Mana. Kora ibizaguhesha barzakh nziza, ikaburu uzayibemo amahoro na yawmal qiyamah uce kuri surata nk'umurabyo. Ibyo bizasaba kwiga ubuyisilamu no gukurikira, bizamure na iman, bituma utambaraga kikwiza yikwiza, bizamure iman, bituma abagore bubaha abagabo bace bugufi, bagabanya amajwi imbere y'abagabo, bagire adabu. Ibyo bazabikura hano ntabwo ari muri biriya bisiri. Wallahu a'la wa a'lam. Naam. Naam. ariko ugasanga binjiramo neza kugira ngo nibura umuntu yumve ubusambanyi n'ingaruka zabwo. Ubusambanyi n'izina yuko hari aho usigaye wumva yuko ubusambanyi butavugwaho cyane, akaba ariyo mpamvu ushobora gusanga igihe urubyiruko cyangwa mu bandi we ubusambanyi bakora ibyaha n'ibindi bisanzwe. Iyi ari darsa ndende nayo ubwayo tuyiteguye, ariko hari na khutba ndumva yaratanzwe ijyanye na zina. Khutba y'ubushize ni ari zina. Abaye umuvandimwe yaragize amahirwe yo gusarira bariteze amatwi n'abayisilamu barayumvise. Al-muhim icyo navuga nuko azina, ubusambanyi ni kimwe mu byaha bikuru mu Buislamu, kikaba ari n'icyaha gifite ingaruka zigera kuri enye nkuru nkuko Ibn al-Qayyim yazivuze rahimahullah. Icya mbere nuko tasuddu abwab ar-rizq, bufunga inzira, bufunga imiryango y'amafunguro, butera ubukene. Iyo umuntu asambana arakena, ntateze gutera imbere abadan. Niyo watera imbere uhora mu gihombo, uhora mu bihombo, ibyo ubonye byose ni hari abigendera. Ingaruka yabwo ya mbere nuko bikenesha, bikakugira umukene ntatera mbere. Icya kabiri nuko bikuraho al-baha, igitinyiro Allah yahaye umugabo n'icyubahiro Allah yaguhaye mu buranga, Mwenyezi Mungu arakikwaka. Iyo uri umuntu uba muri zina, Mwenyezi Mungu abiturinde, aduye kuzapfa tutari mu basambanyi. Mwenyezi Mungu yambura umuntu icyubahiro kubera gusambana, arakikwaka n'uburanga bwawe ntibugire nuru na gatoya. Wallahi kadhalika icya gatatu nuko mujibul lil azab fil qabr, ni impamvu y'ibihano byo mumva mbere ya qiyama. Mumva hari ibihano by'umusambanyi, kandi ibihano biryana cyane by'umuriro. Harimo no muri hadithi ya Isra wal Mi'raj, mutuma ajya muri aljanna agatembera ibirere birindwa kereka umuriro nijoro, yeretswe abantu bambaye ubusa
bashyirwa mu muriro bakongera bagacengezwa mu kindi cyobo gitoya hejuru kigari hasi. Bamara kwinjizwa bagashyara abagabo n'abagore bavanze. Mtume yarababonye, abaza malaika Jibril ati bariya ni bande? Aramusubiza ngo haula izuna, haula izunatu, bariya n'abasambanyi. Ibihano byabo Islam mumva ibihano birahari bikomeye by'umuriro wo gushya. Kadhalika no ku qiyama ku munsi w'imperuka ibihano birahari. N'uburyo bazazuka, hari abazazuka ubwambure bwabo bukurura hasi kubera ubusambanyi, nkuko muri hadithi birimo. Hari abantu bazazuka ibitsina byabo byaredutse bikurura hasi, abantu babikandagira kubera ko basambanaga. Ikindi kandi bukwambura uburyohe bwa ibada. Ntabwo waza gusara uvuye gusambana ngo uryoherwe abadan. Uhagara mu swala ku mutima ntabwo buhari wallahi. Ikindi kandi burasenya n'ingo, nta mahoro uteze kubona mu rugo rwa usambana. Yaba ari umugore ujya gusambana hanze y'urugo rwe, ntabwo yabasha kubaha umugabo no kumuyihakiye kandi ari umusambanyi. Ni cya gihe umugore aza ameze nk'uwacanganyikiwe yarushye, wamukoraho ngo ndarushye kubera ko hari ibindi avuyemo. Ukabona nta kuri ku mugabo ashaka gutanga kubera ko hari abandi abirirwa avugana nabo, yirirwa ahura nabo. Kadhalika ku mugabo nabyo ni ibindi nawe. N'umugabo nawe ubwe ntabwo yakubaka urugo ngo atuze. Ingo nyinshi ziri kwangizwa no gusambana, nta kindi. Ingo nyinshi ziri kurangizwa no gusambanya, hari ikindi se? Uraba ufite akarisiki gatoya, ufite uwo mushahara wa 500, waba ufite uwo mushahara wa 500 kubera ko hari ahenshi ugenda usasanya, ibi byakagombye gukorwa mu rwawe bikanga. Abana amashuri bakayavamo kubera ko nta minervare, kubera ko witwara mu gusambana. Uri umugabo risiki bibangaye mu bagabo bava mu rugo batahashye, muri basiga iposho ukwezi kukarangira. Umugore akubye ati ngiye maze Sheikh amezi 9 umugabo wanjye ntazi igihumbi ki, ninjye umenya gahunda zose. Wa mugore mu gihe atangiye kumenya gahunda zose uratekereza ko nta hazajya bamuhereze bamukoresha, hanyuma wamufata igihe aho bamuhaye bakamukoresha tayari urugo rukabarorangira. Wowe ubwo warataye inshingano, kandi hari aho uyatwara atari uko wabuze, uyafite ariko hari aho uyatwara. Ibyo byose mu mpamvu zabyo harimo zina. Kandi nababwiye ngo min abwab, imiryango y'izina iri gucengera mu bantu ni no miziki nayo ifite impamvu. Byo birwa bari mu filime bikazamura shawa mu ndirimbo, nibyo bibatwara mu hari. Ayati y'abantu baganaga Qur'an bakayiha umwanya. Wallahi iswali zakuryohera, sawmi zakuryohera, hiji zakuryohera, ibada zizakuryohera, Qur'an uzashobora kuyisoma. Hari umuntu mara ukwezi adafunguye umusafu kuko umutima wabayibuye. Wabayibuye nta umwanya urawufite wirwa mu biganiro, ngo wabuze umwanya ubeshya. Umwanya urawufite ahubwo wirwa mu bintu by'upumbavu. Kuki wirwa mu bintu bidafite akamaro? Nuko hari ibindi bikorwa ukora bikura imani mu mutima, no muri byo harimo zina. Allah turinde abayisilamu, Allah turinde, aturindire n'imbyaro zacu. Ikindi mu ngaruka z'ubusambanyi harimo kubyara abana hanze ba haram. Kandi umwana wese uzabyara atari wa halal uzabibazwa imbere y'Imana. Wallahi uzabibazwa. Uzaba umwimye ukuri kwe, uzaba umwimye ukuri kwe ko kugira ise. Kuko umwana mu Bisilamu agira se byanyabyo ari uko habayeho nikah. Iyo nta nikah aba ari umwana udafite se, uramuhuguje uwo mwana. Byose byahereye mu busambanyi. Ubu ngubu indowa nyinshi zubakiye kuba abana ba mbere bazivamo baba ari abana bavuye mu nzira za haram. Ubu indowa z'iki gihe zuzuye ni indowa abantu binjiramo bateranya amada. Basi twateranya amada tubane bitarakomera. Umwana bahera hakaba ari umwana wavutse nta ndowa. Ni dhulmu mwamu mukore uriya mwana. Abamenyi bakavuga ngo mabuniya ala al-batil fa huwa batil. Icyubakiye kugipfuye nacyo burya kirapfa. Mutangiriye muri haram, mutangiriye muri zina, rimwe na rimwe n'urugo niyo mpamvu rubura baraka, inonganya n'induru zitarangira kubera ibyo mwahereyeho. Uwo ni umwanda wa zina, Mwenyezi Mungu uturinde. Wallahi ni ubucafu, burakenesha, bukwima agaciro, urangira nabi. Ni indwara nyinshi muri hadithi mtumara bavuga ngo hari indwara muzabona ababayeho mbere batabonye. Harimo sida. Kugiye cy'abasahaba sida nta yari iriho. Kwanza sida kuvije nta n'imyaka 100 irashira ndakeka. Nta myaka 100 irenze sida kuvije. Niyo hadithi mtuma avuga ngo hazaza ni indwara babayeho mbere batabonye. Hariyo ndwara ya zina, ntayo ari indwara ya sida, ntayo babonye kugiye cya mtume. Yazanywe n'iki aho yandurira ni hari ya muzi mwese. Na za hepatite nazo harimo izandurira no mu busambanyi. Ibyo birwara byose umuyisilamu yifashe akarinda igitsina cye ntabwo yabirwara. Mwenyezi Mungu aravuga qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun. Allah yavuze abantu bafite insinzi hano ku izino ku munsi w'imperuka avugamo n'abantu barinda ubwambure. Uretse kuri bande, uretse ku bagore babo. Nibigera ku mugore wawe ubwambure ntuburinde. Halal
isaha yose ushaka ku mugore wawe. Ama abandi basigaye batari abagore bawe, rinda ubwambure bwawe. Kandi ubusambanyi ntabwo ari kiriya gikorwa gusa, na buno bugambo budasobanutse ujya kubwira umugore w'abandi umutereta, izi zose ni inzira za zina. Kubera ko zina itangirira mu magambo, igakurikiraho mu gukorakorana, igakurikiraho mu kugendana no gusurana, ibyo byose niho ziniba. Kuko nta bantu bashobora guhura ngo bakore zina batabanje kugira connection y'ibibahuza byo kwibarishwa za waramutse za buri munsi, shikamo zihoraho z'amanyanga zo kubeshya, birangira bagiye mu buriri n'ubundi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aratubwira ngo wa amma man khafa maqama rabbih, na wa hundi uzatinya akagirira ubwoba igihagarara azahagarara ari kuganira n'Imana ku munsi w'imperuka imubaza ku buzima yabayeho ku isi. Wa naha nafsa anil hawa, akabuza nafsi, akayibuza amarangamutima yayo ayibeshya na santima zayo za haram. Fa innal jannata hiya almawa, ijuru niryo rimutegereje niho azinjira. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, na wa wundi uzatinya igihagararo azahagarara ku munsi w'imperuka we na Allah, jannatan. Uzatinya kiriya gihagararo akubaha Imana ku isi, akareka ibi byose turi kuvuga, Allah azamuhereza amajuru abiri, ubusitani bubiri. Allah dushire kuba muri abo. Bityo rozina uyivuze ntiwasoza. Almuhimu urwo n'urwibutso, wenda hari abo rwagiriye akamaro, twese dusaba Allah yuko yadushyira mu bo urwo rwibutso rwagiriye akamaro. Katwumve Haji hari arashaka kubaza inshallah. Naam. 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 Barakallahu fik. Icyo kibazo gisobanurwa na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Irimo dua Mtume yakoreshaga mu gitondo na nimugoroba, aho yavugaga ati washarru laysa ilayka, Allah ntabwo ugena ikibi. Mtume yajyaga abwira Mwenyezi Mungu ati kandi ikibi ntabwo ari wowe ukigena. Ibiva kwa Allah byose ni byiza, ahubwo amaso abyakira ni atandukanye. Iyo bimaze kukugeraho ni wowe hari ibyo ubonamo ko ari byiza, hari n'ibyo ubonamo ko ari bibi. Uyu uramutse ugiye ugashaka umugore wa kabiri, umugore wa mbere akazamura induru n'intambara zitoroshye cyane, we iyo mubona uwa kabiri ababona ari ibilisi uzanye. Hari igihe Mwenyezi Mungu abona uyu wa kabiri ari ugiye gutuma n'urugo rwa mbere rugira khairi, akakugenera wundi wa kabiri. Wadhalika Mwenyezi Mungu ibyo agena byose ni byiza, ahubwo amaso abireba niyo ashobora kubyita bibi. Ni nayo mpamvu hadithi iravuga ngo no kwemera igeno ryiza n'iribi, iribi gute? Iribi tugendeye ku maso aryakira, twebwe amaso yacu y'abantu. Amma Mwenyezi Mungu ibyo agena byose ni khairi, ni byiza. Kugeza ubwo no gukora icyaha, Ibn al-Qayyim mu gitabo cye cya Al-Fawaid aravuga ngo no gukora icyaha ubwabyo, gukora icyaha Mwenyezi Mungu ntabyishimira ko musuzugura, ariko birangira byinjiye mu geno ryiza Allah agena, kubera ko Mwenyezi Mungu ukugenera cya cyaha akemera kugikora, kuko atabyemeye ntushobora no kukibasha. Ni nawe ubigukuramo akakugenera no gukora tawubu, ukicuza Allah akakubabarira kandi akaguha aljanna. Wadhalika muri sifati z'abantu bazinjira mu ijuru harimo sifa yuko bitwa al-awwabun. Al-awwabuna bisobanuye abantu bakoraga ibyaha bakicuza, bakongera bakabisubiramo bakicuza, bakabisubiramo gutya. No muri hadith Allah subhanahu wa ta'ala mu kiganiro azagirana n'umugaragu ku munsi w'imperuka ngo bizagera hamubwira ngo iki cyaha wagikoreye tawuba izi nshuro zose ndakubabarira, niyo uza gukomeza ugakora tawuba ntari kukubabarira. Bisobanuye ngo byose Mwenyezi Mungu atugenera abadushakira khairi. Bityo rero ikibazo cya mbere Haji yarabaje nuko igeno ryiza n'iribi ni ku maso yacu twebwe abareba, amma Mwenyezi Mungu kuri we byose byagenera abemera n'ibiremwa byose bibari khairi kuri we. Hanyuma icya kabiri yaravuze kijyanye no gutandukana igeno rishobora kuza ari ikibi kuri wowe no kubitandukanya n'umusiba cyangwa se ikigeragezo. Ibi ni ibintu bitandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, nta kigeragezo na kimwe kibageraho mu bigeragezo bibageraho ku isi uretse ko ari ukubera ibikorwa mwebwe ubwanyu muba mwakoze n'amaboko yanyu. Iyi aya isobanura yuko umuntu ashobora kugerwaho n'ikigeragezo kubera icyaha yakoze. Umuntu ashobora kugerwaho n'ikigeragezo cy'ubuzima kubera ibyaha yakoze. Iki ni ikintu kimwe. Icya kabiri, n'umuntu ashobora kugerwaho n'ikigeragezo nta n'icyaha, atari kubera icyaha, ahubwo ari kugira ngo Mwenyezi Mungu amuzamure urwego. Allah mugerageze niyihangana agakomera muri sabur, Allah yongera muzamure. Nkuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yageragejwe, Allah yaramugerageje.
ubwo bamurogaga abakobwa ba Labid bakamuroga bakamurogera hasi yitema aho yanyuraga. Iki cyari ikigeragezo kuri Mtume. Ntabwo byari kubera ko Mwenyezi Mungu yamuhaniye icyaha yari yakoze, oya. Mtume Allah yamurinze ibyaha, ariko cyari ikigeragezo. Wa mugore w'umuyahudi waje yaroze Mtume sallallahu alaihi wasallam yamurugiye mu nyama kugira ngo yirye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yajya kurya nyama ikamubwira ati la ta'kulni, nyama ikavuga la ta'kulni fa innani masmuma, uramenye nturye kubera ko banshyizemo uburozi. Urabona ko hano byari musiba, byari ikigeragezo, ntabwo byari igihano. So hari ibikugeraho bimeze nkaho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ari kuguhanira ibyo wakoze, mimbabi ibigeragezo ariko birimo n'ibihano. Hari n'ibigeragezo bikugeraho bitari ibihano ari kugira ngo Allah Subhanahu wa Ta'ala akomeza kuzamure inzego. Ndumva ari uko nagerageza kugisubiza. Hada wallahu a'la wa a'lam. Twasoza, ndumva twasoza inshallah. Reka dusoreze kuri amuvani. Itabi ni haram, itabi ni haram. Itabi ryinjira mu byo Allah avuga ngo wala tulqu bi aydikum ila tahluka, muramenye ntimugakoresha amaboko yanyu bizatuma mwangiza ubuzima bwanyu. Muramenye ntimugakoresha amaboko yanyu ibibatwara mu bibazo by'ubuzima. La shakka yuko itabi ryica abantu buri mwaka. Ubushakashatsi bugaragaza ko itabi ryica abantu barenga miliyoni 5 buri mwaka. Ubushakashatsi bukanagaragaza ko itabi rifite ingaruka ku buzima bw'umuntu, ku bihaha bye n'ubuzima bwe bwose. Bajya koza ijeneza z'abantu bitabye Imana, mujya mubona umuntu wanyweye itabi ubuzima bwe bwose hari ibintu bimushobora ko byamusohokamo iyo bamwoza yitabye Imana. Bigera kuri urwo rwego Abayisilamu. Umuntu anywa itabi kugeza ubwo igihe kirangira kikaba imyenge cyose. Ntabwo Ubusilamu bwakwemera ikintu cyose kica ubuzima. Waidhalika Mwenyezi Mungu aravuga ati wala taqtulu anfusakum, muramenye ntimukice mwebwe ubwanyu, ntimukice nafsi zanyu, ntimukiyice, ntimukiyahure. Inna Allaha bikum rahima, inna Allah kana bikum rahima, kubera ko Mwenyezi Mungu abafitiye impuhwe. Wa min maqasid ash-sharia, no mu byo Ubusilamu bushira imbere bukeneye butwigisha gushira imbere bidufitiye akamaro, harimo icyo bita hifdhun nafs, kurinda ubuzima. Idini y'Ubusilamu yaje kurinda ubuzima bw'abantu. Buri kintu cyose uzi gifite ingaruka ku buzima idini irakibuza. Nta kintu gifite ingaruka ku buzima idini yemera, byose irabibuza. Bityo rero buri cyose uzi kigufite ingaruka idini ntabwo ikikwemerera. Ubusilamu bwaje kurinda nafsi z'abantu, ntabwo bwakwemera igituma upfa, igituma wiyica. Kwiyahura mu idini ntabwo byemeye. Kwiyahura no gukora igikira ubuzima bwawe mu kaga. Aho ni naho hinjiramo no gutwara imodoka wirukanka cyane mu muhanda, bura ni icyaha. Abantu benshi nibabizi. Niyo mpamvu mu mategeko y'Ubusilamu muri nawazi umuntu utwarira ku muvuduko hejuru, imodoka ikigaragura gutya kitaba Imana muri ubwo buryo yabigambiriye, hari abamenye bamubara nk'uwiyahuye. Cyane cyane iyo mu muhanda hari ibyapa by'imivuduko akabirengaho. Idini y'Ubusilamu yaje gusigasira ubuzima. Buri cyose cyakwica ntabwo idini cyemera. Genda gake uragerayo. Bira byose byagerayo amahoro. Ubusilamu nibwo bwa mbere bubyigisha. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ntimugakoresha amaboko yanyu byabateza ibibazo. Buri kintu cyose kigufiteho ingaruka, mayirungi, bira byose bahekenya, buri cyara niba hari ingaruka gifite ku buzima ntabwo idini cyemera. Allah turinde kandi aduha ubuzima bwiza Abayisilamu. Reka rero dusoreze aha ngaha, Allah nadushoboza tuzagira ikindi gihe twicare tuganire, Sheikh naduha umwanya namwe mukifuza wenda ko tuzongera guhura insha Allah. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko twakirira igikorwa cyacu twiriwemo cyo kuganira namwe Abayisilamu, kandi Allah kazakiduhamo ibihembo ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko iki cyicaro yakigira impamvu yo kubabarirwa ibyaha byacu. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko iki cyicaro yakigira impamvu yo guhinduka no kubasha kumutinya birenzeho no kumwubaha no gukora ibyo yishimira. Hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.